wabonye ko na nyuma twaje tugakora ikiganiro nari sawa ariko mani yazanye ubumeni bwa danje akagenda nse byavuga ibiki n'ibiki shaka kunyirukanisha mu kazi se urumva wa makuru ye uwo muntu ari nkawe wakifuza no kuyamenya ibintu by'inkondo zino minsi yari giye buranja mbitekereza nkumva biranandenze biranancanze wo muntu mutandukanye mbona ibintu byabaye avuga ati ndumva uri ubuzima bwanjye ndumva urahazaza hanjye yari afite abonye atari kugeraho niko navuga atangira kugenda nsebye none se nyuma ya cyagihe muhura haciyemo igihe kingana iki kugira ngo ubone ko atangiye guhinduka cyangwa se atangiye kujya gusebya urabona hashize ndi kumva ibibazo afite bimeze nk'ibyo nanjye nahuye nabyo none nimara kubahuza nabo ukora iki ngewe n'ingenzi ukuntu nzamwibwirira wamukunze se waramukunze ego mana ariko se ureba yahuye n'ibibazo nka biriya bikabitana no ko nahuye n'ibibazo nka biriya ndavuga se buriya nta kuntu twakisungana kandi imana bijya bibaho byose biragoye by'inkundo byo sindariga buriya hari ukuntu force umuntu ariko ikintu kitamurimo sibyo ugasanga uforushije umuntu ikintu kitamurimo nibwo hahandi uzasanga nyine ibyo uzakora byose bitari kugenda neza sibyo se bitari gukunda kubera izo mpamvu we washatse ko habaye ikintu runaka ariko ntago kibayeho sibyo nibwo ko umuntu ashobora ikibazo ariga kiba gihari ni kimwe ashobora guhura n'ibibazo nka biriya ariko we afite umuntu uri ari wakunda sinahara byarangiriye kuko na nyuma yuko amutereye ivi yaje uriya musore namukoresheje ikiganiro ahangaha aza agarutse biranga n'ubundi urumva aza no kumusanga muri rogi urumva aza no kumusaba wakoze kugira ngo ugire ibati abashe kuba yahinduka gutyo cyangye nisuzuma ntaryo pe none ubwo ngubwo icyifuzo cyawe cyangwa se intuze yawe kuri Gilbert ni ubwo nyine ibyanjye na Philbert byararangiye yego kuko nyine iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongere ngwikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igisho bya Rwanda gasika mutono saa 7 saa matera gake gasa mundi cyari kuri Manzi Innocent TV wirebere byinshi bigiye bitandukanye umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba kuri subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashobokana n'abasaba cyane kujya mutwandikira muri comment kugira ngo turebe ibyabanyuze ndetse n'ibitabanyuze kugira ngo twebwe tumenye ibyo twongera n'ibyo tugabanya reka ntangire rero nkwifuriza umwaka mushya muhira 2024 nkubwira ngo uzakubera uw'amata n'ubuki ibyo upanga kuwukoramo byose bizakugendere neza cyane uyu munsi rero murabona ko mfite umukobwa udasanzwe umukobwa mwiza cyane nkunda kumubwira ati imeze biti ni sawa cyane biragenda neza biragenda nare ewa ni iminsi myinshi cyane ahubwo hari haciyemo iminsi tutabonana tutavugana nibazanga ahantu wagiye byaranshanze ngewe cyane narazimiye aha umwaka mushya andi makuru si urasa neza kabisa amakuru ni meza ayo uravuga ngo ikintu kidahura ni imisozi ariko abantu bo ubwabo uko byagenda kose barahura igihe kugiye cyangwa se saa kwisa cyane so rero uyu munsi uragarutse muramuzi cyane
yitwa Impore. Ntago ari ubwa mbere dukoranye ikiganiro hano kuri Manzi Innocent TV, tumaze iminsi dukorana ariko haraciyemo iminsi itari mike tutakorana, sibyo? Uyu munsi rero abantu bashaka kuba bibaza ngo ni gapfunyika cyuzanye ushaka gupfundurira abantu, se ni makuru cyuzanye, nicyo ushaka gutangariza abantu. Nanone ngiye twaherukanaga turi kuvugana na muganga ndetse tukongera guherukana guhuza na sheri wawe cyangwa se be wawe, mumeze neza muryoshye, ibintu mbona ari ubunyunyusi. Uyu munsi rero wansabye ko twongera kuganira cyangwa se twongera guhura. Mu by'ukuri ntago nzi ngo urashaka kubwira abantu ki nyuma ya biriya cyangwa se yabirabye. Ewana ngo haye ikaze, wisange, wisanzure, wirinde gusandaguza ibyo usanzanga. Ni karibu, tangira usuhuza abakunzi bawe unababwira niki niki. Okay, mbere ndabasuhuje. Ako ikintu waruvuzemo ngo cy'ubunyunyusi none se reka nkwereke. Ubwa mbere ngiye nagukoreye umuti nguzana muganga, ntibyagenze neza. Byagenze neza, byambwiye byose narabibonye. Si yabahuje mukongera ibintu bikagenda fresh cyane rwose. Nyuma twongera gukorana ikiganiro mwese muri kumwe, ibintu bimeze neza, urukundo rwogeye, musomana, mukirigitana, ibintu mureba ugaseka. Nicyo gihe mbaheruka. Ntago rero nzi ngo ubu ngubu bigeze. Nanjye kare mu tuntu nagombaga kukubaza mbere, ariko nushaka bana kuhera Gilbert ameze ati ntago mbizi ko numva ntago bizi. Ntago nzi ko ameze. Kubera iki? Ntago muherukana se? Kubera ko urumva mana uriya mutipe sinzi ibye. Mpamvu muze ngo sinzi ibye, ni wa muntu udashobotse. Gutese kandi urabona, reba ukuntu asitaragurinze, nabibonye byose. ariko mana yarabifasha bitesha agaciro. None se ubwo ntago ari waba udashobotse, ahubwo umuntu utarushoboye ubwo ni muganga. None se nkubwire, muganga we arashoboye kubera yuko muganga yarambwiye ati wowe uramusanga mu rugo mukundane ibintu bimere neza, sibyo? Kuko namusanze mu rugo turanaganira naribi. Wabonye ko na nyuma twaje tugakora ikiganiro ibintu ari sawa. Ariko mani yazanye ubumeni bwa danje, akagenda nse byavuga ibiki n'ibiki, shaka kunyirukanisha mu kazi se. Urumva wa makuru ye y'uwo muntu ari nkawe wakifuza no kuyamenya. Ibintu by'inkondo zino minsi ngiye hari igihe buranja mbitekereza nkumva biranandenze, biranancanye. Uwo muntu mutandukanye mbona ibintu byabaye avuga ati ndumva uri ubuzima bwanjye, ndumva uri ahazaza hanjye, ibintu byose mbona ari fresh. Hanyuma ngo mwaratandukanye ngo ibiki, ngiye n'ubu ntago ndabyumva tu. Rero bimeze bite bundi tubwire neza, we na Gilbert bimeze bite? Ngiye na Gilbert ntago tukiri kumwe kubera impamvu nyinshi. Mama mvuze nyinshi, urumva ese ukundana n'umuntu ni ngombwa yuko ugenda umusabyana hose ibintu kandi bitari nabyo. Ariko ngiye hari ikintu ntumva aho ngaho, sibyo? Ukundana n'umuntu ni kimwe no kumusebya ni kimwe, sibyo? Ariko umuntu ashobora kugusebya bitewe n'uburyo bamwigaragarije cyangwa n'uburyo bamwitwayeho. Umuntu ashobora kugusebya ari uko atagukunda. Ese we kuri side yawe first wabonaga Gilbert agukunda koko cyangwa habayeho imbaraga zindi ziregisterine zirazaje z'abaganga, sibyo? Cyangwa ikindi nta ruhari wagize mu kuba Gilbert agusebya? Mu by'ukuri njyewe nta ruhare nagize mu kuba yansebye. Ahubwo twavuga ko wenda hajemo izindi mbaraga da, akaba yarankunze ariko we kuri we atari ko yabishakaga, cyangwa se wenda akaba yarankunze avuga ati mfite tageti kuri iki kintu ninkibona nzahita ngenda, wenda nintanakibona nabwo kandi nzahita ngenda. Ashobora kuba ari uko yabipanze kuko njye ntago namenya ngo mu mutima we hari harimo iki. Yego, ariko njye mu by'ukuri naramukundaga kameme. Sinzi impamvu rero we yabifasha akabigira nk'imikino ahari. Ubwo nyine amaze kubifata akabigira nk'imikino, tageti yari afite abonye atari kuyigeraho niko navuga, atangira kugenda nsebye. None se nyuma ya cyagihe
muhura haciyemo igihe kingana iki kugira ngo ubone ko atangiye guhinduka cyangwa se atangiye kujya gusebya? Urabona hashize igihe kinini pe nakubeshya, haciye nk'ibyumweru nka 3. Urukundo rumeze neza? Yego. Ambwira ati ni wowe wanjye, nanjye nkavuga ni sawa, ibintu ni sawa. Ariko kugira ngo umuntu aguhamagare ngo agufitiye surprise, nugenda usanga ahubwo ni amabara. Gute? Nubwo yarahamagaye ati sheri bimeze bite, nambwira ni sawa. Tse ko ngushaka na kantu nshaka kwereka. Nanjye ndavuga ni wana. Ni surprise ahubwo iryoshye. Ndagenda nsanga yakoranyije inshuti hafi ya zose. Yego. Nk'inguka. Uzi kugira ngo inguka abantu bose bagukwene man. Sure. Birababaza. None si bya urumva yaragiye arababwira, sinzi nyine ibigambo yababwiye. Ku buryo n'uwari inshuti yawe atanabasha no kuvuga ati se ibintu wakoze nk'ibyo cyangwa se ibyo. Nawe ubwawe ugahera mu gihirahiro utazi ngo byagenze gute. Niko byagenze. Rero mbonye bimeze gutyo, sha byarandenze nyine ndongera ndakata nditahira. Ariko ngiye buriya none se we wari ugiye witeguye ko ari akantu keza yaguteguriye yagiye kugukorera? Yego. Uhageze nsanga ahubwo byindiye isura. None se mbere yuko ibyo ngibyo biba, ntago mwari mwegeze mutongana cyangwa se mwe mwabwirana nabi? Shawa pereka ibintu byose. Biragoye by'inkundo byo sindariga buriya hari ukuntu force umuntu ariko ikintu kitamurimo, sibyo? Ugasanga uforushije umuntu ikintu kitamurimo, nibwo hahandi uzasanga nyine ibyo uzakora byose bitari kugenda neza, sibyo? Bitari gukunda kubera izo mpamvu. We washatse ko habaye ikintu runaka ariko ntago kibayeho, sibyo? Nibwo cyabaho ariko nta burambe kigize utegifite. Rero kuba waforusha umuntu kugukunda ukamukoresha, ukamujyana muri biriya bice gutya na gutya, ukamujyana mu baganga kugira ngo bamugufashe n'ibiki, nabyo bishobora kwafegita urukundo rwanyu, sibyo? Sometimes bishobora kuba. Ariko se nanone ku ruhande rwawe ubona nta kosa cyangwa se nta kosa wakoze kugira ngo Gilbert abashe kuba yahinduka gutyo? Cyangwa nisuzuma ntaryo pe. None ubwo ngubwo icyifuzo cyawe cyangwa se intuze yawe kuri Gilbert ni iyi? Ubwo nyine ibyanye na Gilbert byararangiye. Yego. Kuko nyine ntago nabona rihanganiye ibyabanje ngo nihangane n'ibikurikiye, gusa nzi byakurikiraho nyuma ari ibihe. Naramubwiye ati rero man, byiza wenda nuko twabyihorera. Mwabyihorera? Yego. Ubu ngubu igihari nuko we na Gilbert mutakiri mu rukundo? Cyane rwose nicyo gihari. None se warabimubwiye se? Narabimubwiye, arabizi nta kibazo gihari. Okay. Noneho nizere ko biri mu bimwe mu bintu waruje kuvuga hanga. Birimo ahubwo nabyo bya mbere. Nose reba urukundo wakundaga Gilbert. Wowe ubwawe wabyakiriye ute kuba wumva ko Gilbert mutakiri mu rukundo? Ese ntacyo byakwafection? Biragora kubyakira. Buryo ukunda umuntu kumubura gutyo gusa biragora, bisaba izindi mbaraga kugira ngo byakire. Urumva nyine byarangoye ariko nta kundi. Yego. Okay, aho ngaho nukuvuga ngo aho ngaho nyine urihangana ugapfusha mugane wa babandi. Gusa buriya nyine sometimes uzabona umuntu ugukwiye kandi ugukunda byanyabyo. Ngiye bura ibintu byajeho izindi imbaraga zindi zo hanze kugira ngo umuntu agukunde cyangwa kwiyumvemo, nta na garante burangiye njya mbiha. Mbona ko nyine hari ikindi kintu cyatumye ko kuba umuntu agukunda. Nicyo cyonyine cyari kikuzanye se?
gukure mubwiye ko icyo cyari mu bya mbere binzanye ako hari ikindi kintu ntegereje nyine ntegereje ibindi hari ikindi kintu kinzanye urabona hari ikiganiro nabonye muherutse gushyiraho mu minsi ishize banza hani imbashize igihe kinini nk'icyumweru wenda hari umutipe watereye umukobwa ivi ngo Nyabugogo cyane ntabibonye si cyane narabibonye iriya story njye sinjya nshaka no kuyigaruka muri iyo mbitekerejeho numva n'umutwe undiye numva n'umutwe undiye nkibaza se simba nshaka none rero wihangane nyine kukugora ngewe nanenje kugusaba ngo muze nawe mana uriya mukobwa yamuciye amazi uko ndi kumva ibibazo afite bimeze nk'ibyo nanjye nahuye nabyo none nimara kubahuza nabo ukora iki ngewe n'ingenzi ukuntu nzamwibwirira wamukunze se waramukunze ego mana ariko se ureba yahuye n'ibibazo nka biriya bikabitana no kwanya nahuye n'ibibazo nka biriya ndavuga se buriya nta kuntu twakisungana kandi imana bijya bibaho ko umuntu ashobora guhura ikibazo arega kiba gihari ni kimwe ashobora guhura n'ibibazo nka biriya ariko we afite umuntu uri ari wakunda sinahara byarangiriye kuko na nyuma yuko amutereye ivi yaje uriya musore namukoresheje ikiganiro ahangaha aza agarutse biranga n'ubundi urumva aza no kumusanga muri rogi urumva aza no kumusanga muri rogi ari gusambana ari kumuca inyuma n'ubundi kandi bari bakundanye imyaka 2 n'amezi 3 none ubwo ngubwo ngiye ndaza kubafata mbahuze wenda biraza ko sinzi uburyo byarangiramo sinzi uburyo biri bugende ariko burangiye ndi muticuruga umugambi ndaza kugufasha nicyo ushaka gusa cyane icyo nshaka kumfasha ukaduhuza gusa mukisungana se mugiye burari intego duhuze byo gukunda bitari kuguhira wabireke oya se mwana waguma wenyine se bikabo oya ntabwo nakwikundira kubera iki niyese niba ntagukunda ngiye ndi kukubwira uwo nshaka gukunda nuri papa se no ubwo nibyanga nyine nzareba ukundi kuntu ubigenze cyangwa nzaye nifashemo gake mbe mbiretse Okay, sawa rero nimba ari icyo cyifuzo cya nta kindi urebye nicyo ibindi nzabikubwira ikindi gihe so rero ndagira ngo ugire ijambo bwira Gilbert tugana ku musozo ndetse unagire n'ijambo bwira abantu badukurikiye yego tugana ku musozo ntari ibyo byo ndabikwemereye kuzaguhuza nawe nta shaka yego yatekereza akabireka akarindira nyine bimukwiriye bikaba ari byo byizana yego okay sana ngereka ngushimira cyane ku mwanya wawe wafashe ukaza kubura kumwe natwe so icyifuzo cyawe ndacyumvishe kandi ngomba kugira icyo gikoraho ndaza kumuvugisha numve nimba yakemera kuza mu kiganiro ndabahuza nta shitani ndabahuza naba none cyangwa ejo hazaza nzabigukorera wigeragereza amahirwe ya mugani ushobora gusanga uri we wawe cyangwa se ugasanga murahuje